Mukozi wa Diamond TV udukurikiye aho uri hose ndagusuhuje ngo hayi ikaze kuri TV yitwa Diamond. Mbere na mbere mbaje gusuhuza abantu muri mu mpande zitandukanye, abari haba hano mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese ndabaramukije nkuko mudukurikirana. Mwiyumvemo ikaze muri kiganiro cyacu kigiye gutangira none ahangaha. Icyo usabwa nta kindi, niba dukurikira kandi ukunda ibiganiro dukora, kanda subscribe, ushyireho like, ukoreshe ya ku bandi bantu batari bamenya ko dukorana nawe cyangwa se ukurikirana ibiganiro byacu, ndetse ushyireho na comment ubwire ngo bino ntibigenda, ibi biragenda. Rero tudatinze, uyu munsi nifuje ko ndi ubajyane ahantu hororerwa inkoko. Aho hantu ni ahantu hororewe inkoko, mbega n'ubworozi bw'inkoko ku buryo hari abantu badasobanukiwe uburyo borora inkoko. Rero nifuje kubatembereza nganire n'umuntu uhororera, cyane ko batubwiye ko ni n'umudokiteri mu bijyanye no korora inkoko. Afite byinshi ari budusobanurire, ndetse nawe wifuza korora inkoko urabuboneyeho umwanya wo kugira ngo usobanukirwe ibyo waheraho kugira ngo yes, twamaze kumwumva. Rero hitwa Francis, muramubona cyakora yambaye nk'aba veterineri cyangwa se abantu nyine bafite akazi barimo nkuko twahamusanze. Rero nagira ngo tumusabe Francis ugire ube watwereka ahantu wororera, cyangwa se niba bishoboka ko twageramo mukaba mwatwemerera tukareba ahantu mwororera. Nta kibazo, ni karibu mwaza mukareba. Ahangaha ni umuti dukandagiramo iyo umuntu agiye kwinjira mu kiraro, amanza gukandagiramo kugira ngo turwanye mikorobe. Uzi ahantu mwavuye hatandukanye, reka nanjye nkandagiremo mugari iyi mikorobe tuyisiga ahangaha. Yes, nkuko mubibona abakozi ba Diamond TV, tugerageje kuba twagera mu kiraro aho yorora inkoko. Nkuko bigaragara harimo inkoko nyinshi zikiri ntoya. Rero byadukundiye ko twinjira, reka tugerageze tugeremo imbere turebe ese byifashe bite. Ibi akaba ari byo bita ubworozi bw'inkoko. Wenda nibidukundira turakora ikiganiro cyacu turimo hano, cyangwa se nabwo niba bigoranye, ariko ndatekereza ntabwo biri bugorane. Ikiganiro cyacu turagikora turimo hano. Francis, byakunda ko mwatwegera mukamwagerageza hano mukagera muri kamera? Yego, nta kibazo. Yes, bakunzi ba Diamond TV nkuko mubibona, Francis yatweretse ahantu inkoko zororerwa, ndetse yatweretse n'ahantu ziri. Twanabyiboneye nkuko namwe murimo mubibona kuri kamera yacu. Inkoko ni izi ngizi. Ikibazo cya mbere twamubaza nkuko mwabibonye, twahereye ku muryango kwirinda mikorobe. Nkuko mubibona, ubu ni uburyo inkoko zishobora kuba zifata mu gihe cyose bagiye kuba bazigaburira. Rero turareka abanza agabure, noneho tujye twagira twakomeza ikiganiro. Francis, turimo dukomeza ikiganiro cyacu tumubaza, gusa njye ikibazo cy'amatsiko ngifite ni kimwe gusa, nihagira undi muntu uri buce mu gikari akabimbwira nabwo ndakikubaza. Hano gifite ikibazo kivuga ngo ese ko bavuga ngo inkoko itera amagi abiri, cyangwa se igihe usanga umuntu yorora inkoko afite inkoko imwe agasanga harimo amagi arenze atandukanye n'iminsi iyo nkoko yahereyeho itera. Nkawe umudokiteri cyangwa se umuntu ubimenyereyemo ndetse dusanzwe uri no mu nkoko, ibyo bintu abantu bavuga nibyo cyangwa harimo amakabyankuru, harimo kutubeshya, harimo kudasobanukirwa? Ese bimeze bite? Muradusobanura nk'abantu mubizi neza kuturusha. Yego, ntabwo navuga ko ari amakabyankuru cyangwa wenda bababeshya. Ubundi ibyo bintu byo kuvanga inkoko itera amagi abiri ku munsi umwe, ibyo bintu ntabwo bibaho. Yego, ubwo biterwa no kutabisobanukirwa. Inkoko ishobora gutera uyu munsi mu gitondo saa moya, noneho wajya kubona na nijoro nka saa munani saa sita z'ijoro ukabona harimo irindi gi, ukagira ngo ayo magi yayateye ari abiri mu munsi umwe. Ahubwo inkoko biterwa n'ukuntu yariye. Iyo yariye ibiryo byinshi, yariye ibiryo byiza,
biriya biryo bigira akamaro ku magi mu ikorwa ry'amagi Yego. ishobora gutera nk'uyu munsi mu gitondo cyangwa ikongera igatera saa 8 za nijoro cyangwa saa 6 umuntu yazajya kuyatoragura ejo akagira ngo inkoko yateye amagi 2 mu munsi umwe. Yego. Ibyo bintu rero ntabwo bibaho. Inkoko itera amagi 2 kuvuga ngo itera inkoko nako itera amagi 2 ku munsi umwe ntabwo bibaho ibyo ngibyo. Yes, bakozi ba Diamond TV ngira ngo murabisobanukiwe nkuko nanjye misobanukiwe. Igihe ari cyo nuko inkoko idatera amagi 2 ahubwo byumvikane yuko iba yateye ku masaha atandukanye. Bayateye ku masaha atandukanye ntabwo itera amagi 2 ku munsi umwe. Nuko hari nabibesha ko hari amasaha yagenwe inkoko zigomba gutereraho, ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari byo. Inkoko ishobora gutera mu gitondo saa 1 cyangwa se igatera saa 6 cyangwa se igatera saa 10 za nimugoroba. Ubundi biterwa n'ukuntu inkoko yariye, ibyo yariye birabyo bigira akamaro mu ikorwa ry'amagi, cyangwa se bigaterwa n'ukuntu ntuza yayo amagi yayo yakozwe mu nda. Ubwo rero nta saha yari yagenwe kugira ngo inkoko iterereho. Iyo igira imaze gukorwa mu nda rimaze gukomera inkoko iraritera nta kibazo, nta masaha ariho yagenwe kugira ngo inkoko itere amagi runaka. Ngaye nguko rero abantu mudukurikiye namwe abanyarwanda muri ahantu hatandukanye ndetse nawe woroye inkoko uvuga ngo inkoko izajya itera amagi 2 ngira ngo urabisobanukiwe bw'uko ntago bishoboka yuko inkoko itera amagi 2, ahubwo kuri kwa kumvishije yuko inkoko mu ikorwa ryayo habamo ubwo buryo bw'uko ishobora gutera ku masaha atandukanye ndetse baritubwiye ku buryo buhagije. Ikindi kibazo nifuza kubaza Francis dukomeza ikiganiro cyacu anakomeza kudusobanurira, ese nk'umuntu ushobora kuba yakorora inkoko hari imbogamizi yahura nayo mu bworozi bw'inkoko ashobora kuba yagira yakora, cyangwa se ukanadusobanurira uburyo ki yakirinda izo mbogamizi? Ni ukuvuga ngo umushinga uwo ari wo wose uretse n'uw'inkoko ntabwo haburamo imbogamizi. Ariko cyane cyane imbogamizi zigaragara mu mushinga ku muntu wakoze umushinga w'inkoko ni ikibazo cy'uburwayi, cyangwa se nk'umuntu wazifashe ashaka kuzorora ngo azajya azicuruza akaba yagira nk'ikibazo se cy'isoko yaho yazigurishiriza. Indi mbogamizi yagira ni imbogamizi yo kubona ibiryo. Inkoko zirarya cyane, ariko iyo wateguye umushinga neza ugomba kwirinda ko izo nkoko zawe zarwara, ukaba washaka inkingo, ukaba wakicana imiti irwaye ugahita uyivura. Ku isoko ho iyo umuntu yakoze umushinga aba agomba kuvuga ati nakoze umushinga nzazicuruza aha n'aha, ugashyira umushinga hasi ukawutangira yuko ufite isoko. Ikindi imbogamizi wagira nko ku biryo nabyo ugomba kwitegura ko uzajya ubikenera ugiye kubigaburira inkoko, ariko ukaba waricaye uzi ko wabiteguye nyine. Umuntu akora umushinga izo mbogamizi yaramanje yazirwana, ariko cyane cyane imbogamizi zigaragaraho mu nkoko ni uburwayi, ariko iyo wabirwanyije ukazikingira cyangwa se ukaba wicaranye imiti, icyo ngicyo rwose kiba cyakemutse. Uvuze ku bijyanye n'imiti numva nifuje kuba nakubaza, ese ni iyihe ndwara inkoko zirwara? Zimwe mu ndwara inkoko zirwara watubwira nk'indwara aho nk'imwe, cyane ko njye nabyibuka kera nkiri mutoya ku baturanyi bari batunze inkoko yabo irarwara, bagira igihe mbona bagize igihe cyo kwihereza umuravumba, bahonza umuravumba barayihaye. Ariko ku bwanjye ntabwo nari mbashije kuba nasobanukirwa ngo ese ni indwara ki. None kuba twagize amahirwe yo guhura nawe urabasha kuba watubwira ese ni nk'izihe ndwara ziri rusange inkoko zirwara, zivuzwa iki? Ijambo ni iryawe. Yego, ntabwo byabura abantu ba kera n'ubundi uretse no mu nkoko cyangwa mu yandi matungo cyangwa no ku bantu, bitewe n'iterambere ritari ryakagezeho abantu bakoreshaga imiti ya kinyarwanda. Noneho bagira amahirwe zigakira cyangwa se zigapfa. Uretse ko n'ubundi n'abantu bakora imiti bagendera ku miti aho abanyarwanda bagiraga bayihamuraga, nuko baba barayigabanyirije kapasite. Ku miti ku ndwara zikunda kugaragara mu nkoko harimo nk'uburwayi bwa coccidiosis, byinshi mbizi mu Cyongereza, ariko no mu Kinyarwanda habaye indwara zitwa umusinziro, ukabona inkoko iri gusinzira, ariko iyo ufite imiti uhita ukoresha ampororium.
ni umuti bagura muri farumasi ukunda kuvura inkoko cyane, cyangwa se ugakoresha za sulfanomide, cyangwa se ukaba wanakoresha za mini totari. Uretse ko mini totari yari vitamine n'ubundi bayitanga ku nkoko ureba idafite imbaraga cyangwa yagize stress, cyangwa ukaba wakoresha na mega minerali, nazo zirakora, zibamo amaminerozi menshi cyane. Iyo inkoko yagize ikibazo wayiha, cyangwa se ukaba wanahamagara veterineri akaba yagufasha. Uvuze indwara uravuga ngo inyinshi zizi mu Cyongereza, uvugamo yitwa coccidiosis. Ari umuntu unyuze mu gikara arambaza ngo ese iyo bita muraramo yo ni ngo hari yitwa muraramo, hari yitwa kabutura, ibyo byo ngo byo mu buryo bw'Icyongereza ubyo mubibara gute? Biterwa n'ahantu cyangwa n'agace n'ukuntu bagenda bazita. Ariko inkoko yarwaye muraramo ibigenda isinzira, bizana ibintu mu mazuru bimeze nk'amazi, rimwe na rimwe iyo utinze kuyibona ngo uhite uyiha umuti ihita ipfa. Izindi ndwara nyinshi nzizi mu Cyongereza, ntabwo Ikinyarwanda nkimenyereye cyane ngo mbe nzizi. Harimo za Newcastle, za infectious bronchitis, ariko cyane cyane ibimenyetso by'izo nkoko bikunda kugaragara mu mazuru, zikaza iyo yarwaye zikazana ibintu by'amazi mu mazuru, igasinzira, ikananirwa kurya. Iyo byabaye uhita uhamagara nka veterineri akagufasha. Nawe kuvuga ngo nyinshi nzizi mu Kinyarwanda naba nkubeshye pe. Yes, tugana ku musozo bakunzi wa Demon TV, nkuko mwabyumvishije veterineri Francis yatuganirije, yatubwiye byinshi bitandukanye, cyane ko ukeneye kugira icyo kintu mubaza ntago aturi kure, no kwandika muri comments kavuga ngo nyine ko basobanura ibijyanye n'ibi, cyane ko ndetse unakeneye kuba wakorora inkoko wamuhamagara akagufasha gukora umushinga, ndetse akaba yanabigufashamo kuko byose abikora nta na kimwe asize inyuma. Twerekeza kugana ku musozo. Ese Francis, nk'inkoko ko ari ahantu nigeze ngera mbona inkoko zakomerekezanyije cyangwa se habaye gukomeretsanya kw'inkoko, ibyo byo biterwa n'iki? Ese nuko zari zabuze ibiryo zirya, cyangwa se ni ikibazo gisanzwe kiba mu nkoko zose? Ndabyumva ko kantu kabaho bakita cannibalism mu matungo cyangwa se mu nkoko. Yego. Ni akantu ni behavior inkoko zigira zo kudomana. Yego. Zikadomana cyangwa se rimwe na rimwe nk'izitera zikamena amagi. Yego. Ako kantu mu nkoko rero kugira ngo ukarwanye, ziba zabuze amaminerozi menshi mu mubiri, zigashaka kudomana. Urugero nka calcium iba yabaye nkeya. Kugira ngo uyitange ushobora kuyitanga mu mazi, ugenda ukagura calcium ukayitanga mu mazi, na ziriya ziba zirya amagi, bikaba ngombwa ko zibona calcium ihagije ntabwo zongera kubikora. Naho nka ziriya ziba zidomana, iyo ufite inkoko nkeya ugenda ukareba ifite amahane idoma izindi, ishobora no kwidoma mu jisho cyangwa ukayidoma n'ahandi hantu ikayikomeretsa, uyica umunwa, ugagenda ugakataho akantu gatoya k'umunwa ikareka kudomana, ihita ibireka. Kwa izira n'amakalisiyamu menshi cyangwa amaminerozi zirabireka. None ubwo biroroshye ko umuntu ufite nk'inkoko nk'ibihumbi 5 cyangwa se 20 ko ibyo byamworera kuba yafata umwanya wo kuzica umunwa? Icyo kibazo ntabwo byamworohera, ariko abishoboye yabikora. Ariko iyo icyo kibazo cyavutse mu kiraro, ureba ziri kudomana cyane cyane nko kuzira nk'uko nini zikuze zitera, uzihereza amaminerozi ashoboka cyane cyane arimo calcium, irabikora. Ego. Tugana ku musozo bakunzi wa Demon TV, ni ikibazo gisa n'ari icyanyuma Francis agiye kutubara tubwiraho cyane tugasoza ikiganiro cyacu. Ese Francis, niye nama wahereza abandi bantu bakeneye korora inkoko, cyangwa se abandi bantu boroye inkoko bakahura n'ibyo bibazo bitandukanye, cyangwa se management yabyo ibagora? Yes, Demon TV, the followers of Demon TV, nkuko twakomeje ikiganiro cyacu, Francis yarimo adusobanurira mbere gato ko atugira inama cyangwa se agira inama abakeneye korora inkoko. Agiye kuba yatunyurira muri make uburyo inkoko yinjira mu kiraro n'uburyo isohokamo, then urasozereza ku nama dusoza ikiganiro cyacu. Francis, kazi. Yego, murakoze. Ubundi kugira ngo inkoko yinjire mu kiraro zigomba kuhagera aho watanze komande, bagomba kuzikuzanira bagasanga ikiraro yaje kugitegura.
yego ikiraro uburyo bagiteguramo ni kucyubaka neza, ukareba aho uzakora demarage, ukatera umuti, wamara kuhatera umuti ugasasamo ibarizo benshi bakunda kwita isaso, amara kuyisasamo ugashyiramo amazi mu tudirinka zinyweramo cyangwa se mu bunywero, ugashyiramo uburiro, ugashyiramo imbabura ni ukugira ngo hazemo ubushyuhe, ukayicana inkoko zimara kuhagera usanga byose wabiteguye. yego kandi n'ayo mazi ugomba gushyiramo agasukari, kandi ugomba kuziha amazi atetse harimo akazuyazi kugira ngo zongere zigarure akabaraga, kuko hari igihe ziba ziturutse kure ugasanga wenda zananiwe. iyo umaze kuzishyiramo rero ku munsi wa mbere, uziha iyo sukari, ku munsi wa kabiri ukaziha amini totari kugira ngo nyine zibone vitamini, uzihereza hagati y'iminsi 3 n'5, ugakomeza ku munsi wa 15 uziha ampolorium kugira ngo uzarwanye coccidiosis cyangwa n'ibindi birwara bizamo. noneho warangiza ukorora, zamara gukura ku munsi wa 42 demarage irangiye, warangiza ukaba wazishyira ku isoko bagatangira bakazigura, ukaba wakora indi raundi ya kabiri, gutyo umushinga wawe ukareba ko wunguka. hari ibigenda ku umuntu areba umushinga nimba wunguka cyangwa nimba uhomba, ariko ndakeka mu nkoko nta bihombo bibamo, ahubwo habamo inyungu nyinshi, kandi inyungu usanga yikubye nka 3 ku gishoro. nsoza inama nagira abantu, bahora babitwibutsa abayobozi bacu cyangwa se kugira ngo umuntu atere imbere atangira ku kantu gatoya. mu nkoko ushaka kugikora kuri demarage ushobora gutangira ku nkoko 500 ukazamura ukazagera ku bihumbi n'ibihumbagize, ukabona amafaranga nawe ugakigita ifaranga watangiriye kuri gatoya. ndakeka ntabwo wakunguka nta rwangendanye irimo. murakoze cyane. Yes, bakoze ba Diamond TV rero nkuko mubyumvishije, turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twaganiye na Francis, yatubwiye byinshi bitandukanye. Gisigaye niba nawe ukeneye korora inkoko, arahari kubwawe kugira ngo agufashe, agusobanurire, akugire inama mu buryo butandukanye, ndetse cyane kari n'umuveterineri ugize ikibazo cy'inkoko yawe yagize ikibazo, cyangwa se mu ifamu y'inkoko yawe habayemo ikibazo, mugane cyangwa umuhamagare, adresse ze muraza kuzibona, umuhamagare akubabe agufasha uburyo wakorora. Sibyo gusa, sinabura no kuvuga ko n'umuveterineri ku matungo iyo ari yose, uretse nko gusa twamusanzemo uyu munsi, ndetse n'amatungo yose apfa kuba ari ibijyanye n'ibinyabuzima gusa. Wowe mugane umwifashishe, aragufasha nkuko ari ibintu yize, asobanukiwe neza kurusha bamwe na bamwe. rero ndumva ari byo ngibyo. Wowe ukoze kudukurikirana, wowe wakurikiye ikiganiro cyacu, ndetse nawe uzakomeza kugikurikirana kuri The Moon TV. icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe, ukore share, like na comment. ikindi nta kindi, njye mwari mwe yari FM kuri mic, ndetse umuntu ari kuri kamera ni umuntu ukomeye cyane, akabitwa Babari. nibyo ngibyo. n'umutumirwa wacu w'umunsi akaba ari Francis. rero mwakoze kubana natwe, ikiganiro cyacu nakagaruka. Imana ibarinde.